Njyewe Umutoni Naila subiramo. Dukurikizaho kubaranga iminsi 20 harimo n'uyu munsi. Twashakaga rero kureba niba ari nta muntu watamamira ishyingiranwa ryabo, nta muntu n'umwe twigeze tubona. Kuri uyu munsi rero nabwo twemerewe kwakira umuntu wazanywe n'iyo mpamvu yo gutamamira abageni. Hari urimo muri mwebwera? Hari urimo? Oya. Niba ari ntawe rero tugiye kureba amategeko agenga abashyingiranywe, hanyuma aba bakwe n'abageni baraza kurahira tubashyingire. Mbere yuko baza hano mu murenge babanje ubwabo gukundana, ndetse banakundanye n'igihe kirekire ku buryo nta wakundanye n'undi amezi 6 urimo. Hari urimo? 6 ubwo ni igice cy'umwaka. Hari urimo? Nawe. Nyuma yaho bamaze gukundana bamenyesheje umuryango mugari uri hano, bamenyesha ababyeyi ndetse bahuza n'umuryango. Ababyeyi muramenyana, hakurikiraho yuko rero muza gusabana abageni ndetse mugahana n'inka, mubaha n'uburenganzira bwo kuza gushyingirwa uyu munsi. Ababyeyi rero mu kubohereza abana basezeye, sibyo? Ntibabasezeye? Mwebwe ntimwabasezeye? Mwabasezeye? Ko mutansubiza birabashekeje. Mwabasezeye. Mwabasezeye rero kugira ngo mujye kubaka urugo rwanyu. Rero tugiye noneho kureba ibijyanye no kubaka urugo. Iyo sanga mutabasezerana no kubabwira ngo mubasezere, sibyo? Hano gushyingira nibwo bwonyine bwemewe n'amategeko, ubundi bushyingiranwe ntabwo bwemewe. Twashyingiranwa habikurikije idini ryacu, twakwishyingira ku bwacu. Ubwo bushyingiranwe ntabwo bwemewe imbere y'amategeko y'u Rwanda. Ubwemewe n'ubu ngubu mwaje gukora uyu munsi no kubahiriza, bukorerwa imbere y'ubuyobozi bwite bwa leta bufite mu nshingano gushyingira. Mwumvise rero ko dushyingira umugabo umwe n'umugore umwe. Ntabwo twemerewe gushyingira umugabo umwe n'abagore benshi, nkuko tutemerewe gushyingira umugore umwe n'abagabo benshi, ndetse ntabwo twebwe twemerewe gushyingira n'abahuje igitsina. Ingingo ikurikiyeho ikavuga ngo gushyingiranwa ntabwo ari agahato, ariko ni ubwumvikane hagati y'umusore n'inkumi. Nibo ubwabo biyumvikanira bakiyemeza kuzaza gushyingirana. Ntabwo umubyeyi ashaka kubwira umwana ati nakuboneye umugabo ngiye kugushyingira uriya, we atamwemera ngo abe itegeko ribimwemerera ko yamumushyingira ku gahato. Nizere ko namwe batabahase. Mvuze ko umubyeyi niwe ufite ubwo burenganzira wenda bukomeye ku mwana, undi we ntibinashoboka. Hari wabahase? Ko ntabahase rero ntabwo mwemerewe kongera gushyingirwa. Ibishyingirwa rya none rikiriho. Mwemerewe gushyingirwa rivuyeho, rivaho ku mpamvu ebyiri. Iya mbere ni urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe, nishobora gutuma usigaye ashobora kongera gushyingirwa. Niyo yitabye Imana ubwo ryasezerano riba rivuyeho. Nanone indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma wakongera gushyingirwa nuko waba waratandukanye burundu n'uwo mwashyingiranywe. Burundu rero si uko umwe ahaguruka akabwira undi ati ndakwanze ndetse ndanakuretse turanatandukanye, ni burundu. Urumva ko aba yongeyeho ngo ni burundu. Ibyo ntabwo bivuga ko mutandukanye burundu, ahubwo burundu nuko muzatandukanywa n'amategeko, kuko n'ubundi mugiye gushyingiranwa byemewe n'amategeko. Muzajya rero mu rukiko nirwo zabatandukanya burundu. Icyo gihe rero nabwo umwe mu bashyingiranywe afite uburenganzira bwo kuba yakongera agashyingirwa. Hanyuma rero gushyingiranwa nanone itegeko rivuga yuko ari uguhuza umuryango, kandi namwe mwarabibonye, sibyo?
nabwiye ko mwahereye ku rukundo rwanyu runakomeye cyane. Urukundo rw'uyu munsi mwaje kwiyemeza kubana nk'umugabo n'umugore, ariko mwasize ababyeyi banyu, mwasize abavandimwe. Iyo mugiye mu birori byo gushyingiranwa, bamwe babaririmbira bajya banabariza ati urabemeye urabasize, sibyo? Usize so na nyoko bakubyaye, usize abavandimwe bawe, usanze umuntu umwe gusa wakunze, kandi mu bantu benshi n'ubundi wari usanzwe ukunda, sibyo? Iyo turi hano uhita umubwira niwe wenyine gusa, ariko wari ufite n'abandi wakunze benshi, ariko ko ari we watoranijemo rero niwe wingira akamaro kurusha ba bandi bose, niwo mutima wawe wanyuze. Ni umuntu rero umuryango wawe baramwakiriye, nawe uramwakira. Icyo mugiye guhuza ni urukundo no kubaka urugo rwanyu. Mwongeye guhuza umuryango mugari, ababyeyi banyu babaye inshuti, abavandimwe bawe babaye inshuti, babaye n'abavandimwe, ariko namwe imiryango igiye kubakira, mugiye kwakirwa, mwakiriwe no mu miryango. Nangiye kuvuga ngo mugiye kandi mwaranakiriwe nk'abana. Ari umuryango w'umuhungu warungutse n'umukobwa warungutse. Ubwo hagize amahirwe utagiraga umuhungu wamubonye ndetse n'utagiraga umukobwa wamubonye. Umuryango mwahuje rero nanone bababwiye ko gushyingiranwa n'ukungura umuryango ntabwo ari icyo gusa batezeho ko mwawuhuje, batezeho ko mugiye no kuwubyarira, mukunguka mukagira abana, namwe abo muzabyara bakazagira ikirenge mu cyanyu, bakazagira abana. Nuko rero mugiye kungura umuryango. Nanone itegeko riratubwira riti nubwo mwemerewe gushyingira, ariko hari abo mutemerewe gushyingira. Ntabwo twemerewe gushyingira, mwumvise ko ari ukungura umuryango. Niyo twungura umuryango rero ntabwo dushyingiranwa dufitanye isano ya bugufi, tuba dusuye mu muryango iwacu, sibyo? Tuba dusubiranyemo nk'abavandimwe. Abantu rero bemerewe gushyingiranwa iyo bahuriye ku gisekuruza cya 7. Nanone iyo dushyingiranwa nta wemerewe kuba yashyingiranwa na sebukwe. Ubwo ni umukazana ntemerewe gushyingiranwa na sebukwe, nkuko n'umukwe atemerewe gushyingiranwa na nyirabukwe. Yakubiriye umwana, none urashaka ko mwingira mu gashyingiranwa? Icyo gihango mwamukisha, sibyo? Yego. Nta nabwo rero abantu bemerewe gushyingiranwa bararerewe mu rugo rumwe, bakahakurira, bagera cya gihe cyo gushyingiranwa bakaba bashyingiranwa, baba barabaye abavandimwe. Abana banyu none nabwiraga ngo muzatuze imico myiza. Indi nshingano yo gushakira urugo rwanyu birutunga, mwayumvise nuko ntabwo mugiye gutungwa n'ubusa, mwaramutunzwe n'ababyeyi banyu, sibyo? So bari babatunze. Urebe mwebwe mugiye kubabaga, mugiye kwitunga. Ese muzabaho muti? Nicyo mugiye gutekereza aka kanya. Ibizadutunga ni ibihe? Mu bitunga umuntu rero ntabwo ari byo kurya gusa n'ibyo kunywa, abamwo no kuba n'imibanire myiza hagati y'abashyingiranywe, sibyo? Morale, urukundo, buri wese kwita undi. Turabibona mu ngingo ikurikiye iravuga ngo buri umwe wese mu bashyingiranywe agomba gushakira uwo bashyingiranywe bimutunga. Bimutunga rero ugiye kumushakira ngana muzarenze imyaka ukimubona ngana uko nguko, sibyo se? Mukirebana ako kajisho murebanye uyu munsi bakita ngo iki? Akana ko mu jisho. N'ibitwenge mugize aka kanya muzabisazane, sibyo? Rero indi nshingano mufite ndetse n'uburenganzira, abashyingiranywe nanone bagira uburenganzira ku mitungo yabo, ariko bikurikije itegeko, bakumvikana n'uburyo bazacunga imitungo yabo. Itegeko rero riteganya uburyo butatu bwo gucunga umutungo ku bashyingiranywe. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, mumvikana gushyira hamwe imitungo yabo yose nta n'umwe basize, iyimukanwa, itimukanwa ndetse n'imyenda. Kamusanga ari afite umwenda muri banke,
yawufashe kugira ngo agure inzu mugiye kubamwo, uzahita umufasha kugira gute? Kwishyura. Yawufashe kugira ngo ategure ubukwe, kavuga tubira nubwo ateguye ubukwe ariko yafashe umwenda, ariko ngiye kugira gute? Ubukwe bwacu bwagenze neza, ngiye kuyishyura. Sibyo? Yayifashe kugira ngo nawe abeho, uzamufasha kwishyura uwo mwenda. Gusa hagati y'abantu n'abandi bajya bagurizanya. Niba hari yakugurije hagati yanyu mwahise mwingingo, ntacyo uzamwishyuza. Sibyo? Bakwishyura n'abate? Numvise ko byose bazaba babisangiye n'umwenda n'iki, ahubwo bazafatanya kwishyura. Ubwo se namwishyura bazaba basubiza ibyabo mu byabo n'ubundi. Sibyo? Ese azaba agiye kubikurayo kugira ngo amwishyure ko bavanze byose. Nubundi azajya akura mu byabo, azagira gute? Asubize mu byabo. Indi ngingo, ubundi buryo bwo gucunga umutungo ni ivangamutungo w'umuhahano. Abashyingiranywe bumvikana buri wese kugira ibyo akura mu byo yari afite, bagahuriza hamwe kugira ngo bibabere iremezo ry'urugo rwabo. Ese nari mfite iki, nawe wari ufite iki, tugiye kuvanga iki kugira ngo urugo rwanyu rugire icyo ruheraho muri izi ntangiriro mu buryo tugiye kubana. Iyo rero abashyingiranywe bahisemo ubu buryo, ubwo bakora inyandiko igaragaza imitungo bari bafite, iyo bagiye kuvanga ndetse n'iyo buri wese agiye gucunga ku giti cye. Tuyigumana hano mu irangamimerere, tukayibika nk'abashyingiranywe bakoze ivangamutungo w'umuhahano, ndetse ikanasinyishwa no kwa noteri w'irangamimerere kugira ngo ya nyandiko izabe ifite agaciro. Iyo rero bahisemo inyandiko, bambamwe uburyo bwo gucunga umutungo, hiyongeraho ibyo bazunguka mu mibanire yabo kuri bya bindi bavanze, bihereye ku mpano muri bubahe ndetse n'ibyo bazakorera hamwe mu buzima bwabo. Ubundi buryo ni ivanguramutungo risesuye. Abashyingiranywe bahitamwo buri wese gucunga umutungo we, ariko bakumvikana neza kujya bafata neza urugo rwabo bikurikije ubushobozi bwa buri wese. Ubu buryo butatu bwo gucunga umutungo ku bashyingiranywe bwose bwemewe n'amategeko. Bo ubwabo rero nibo bahitamo, banahisemo rero uburyo bwo gucunga umutungo wabo. Uburyo bahisemo rero aka kanya keretse utubwira ati turabuhindura, hari uri buhindure? Hari uri buhindure muri mwebwe? Muracyafite uburyo bwo kuko mwahindura mukatubwira muti uburyo twahisemo uyu munsi, kuko ntimurarahira ngo musinye, natwe ntiturasinye. Turi businye mu kanya mumaze kurahira. Igihe rero cyose mutarasinya uburyo mwahisemo, mwahindura uwafite uburyo wifuza guhindura, ariko kubera ko mutari buhindure nanone turakomeza bwa buryo mwahisemo. Mu gucunga umutungo rero hari abajye bibaza bati ko twashyingiranywe, wenda hari imitungo nari ifite ngiye kuyimuhisha, sinzayimwandika. Wari n'uwahoze abimbaza atese buri iriya mitungo atayanditsweho byagenda gute? Sinazagera igihe nkazayikoresha agiye ku giti cyanjye. Iyo imenyekanye ko hari imitungo yawe buriya n'imbere y'amategeko iba ari yawe n'uwo mwashyingiranywe. Kiretse yayihishe burundu ikabita kwanditseho, ariko mu mategeko biremewe ko muba muyisangiye bikurikije uburyo mwahisemo bwo gucunga umutungo. Hanyuma rero ubwo abafite imitungo itimukanwa murabizi yuko ugomba guhita ujya kuyandikisha ko mwashyingiranywe, ntacyo muhishanye. Rwa rukundo rurakomeye, sibyo? Rurakomeye cyane. Hanyuma indi nshingano mufite ni inshingano ku micungire y'urugo rwanyu. Abashyingiranywe rero bafite uburyo bungana ndetse n'uburenganzira bungana ku micungire y'urugo rwabo. Umwe akiharira inshingano y'undi atakibishoboye.
numvise yuko rero harimwo bwa buringanire n'ubwuzuzanye ku micungire y'urugo rw'abashyingiranywe, umwe yihariye inshingano y'undi atakibishoboye. Ese ni ryari batakibishoboye? Ni igihe si ukuvuga ngo nuko ashaje, nuko afite imbaraga nke, nuko yarwaye akaremba ariko mbona ari hara, ariko ni igihe ubwenge butagikora neza. Sibyo? Ukaba wakwitiranya ibintu by'iwawe ukaba wabijyana ahandi. Icyo gihe rero umwe ashobora kuba yasaba kugira ngo yiharire inshingano. Nanone abashyingiranywe ntabwo yuko bafite uburenganzira bwo kubyara abo bifuza kubyara, ndetse bakagira n'uburenganzira n'inshingano zo kurera neza abo babyaye, ariko nabi Imana izabaha. Sibyo? Iyi nshingano rero yo kurera abana ababyeyi bombi barayisangira. Muzarinderera abana banyu ubuzererezi, muzabarinde icyabahungabanya, muzabarinde icyatuma batababera abana beza. Sibyo? Ni inshingano y'umubyeyi gukurikirana umwana mpaka nawe ageze mu kigero mugezemwo mukamushyingira. Nubwo umwana akomeza kubera umwana umubyeyi, nanone nubwo waba waramushyingiye, mwumvise mbabwira ngo mwasezeye ababyeyi banyu, ariko buriya ntabwo mwabasezeye burundu. Muzakomeza kubabera abana, nabo bazakomeza kubabera ababyeyi, kuko mufite n'inshingano yo kwita ku babyeyi banyu. Igihe batabifitiye ubushobozi, ntabwo tuvuga ngo kubera ko ngiye kubaka urugo rwanjye, ngiye gufata ibyo usanze mu rugo rwanjye ngiye kujya mbishyira ababyeyi banjye kandi babifitiye ubushobozi. Igihe batabifitiye ubushobozi, ugomba kwita ku babyeyi bawe. Abandi muba mugomba gufasha mu muryango, mubyumvikanaho wowe n'umugabo wawe, mukumvikana ko mugiye gufasha, yaba ari abavandimwe bawe ndetse n'abandi mufitanye isano ya bugufi. Hanyuma rero abashyingiranywe bashobora no guteshuka ku nshingano zabo. Bateshuka ku nshingano zabo rero biturutse ku mpamvu zitandukanye, ndetse iyo umwe mu bashyingiranywe, itegeko rikavuga ko iyo umwe mu bashyingiranywe atubahirije imirimo y'ishinganwa, uwo bashyingiranywe ashobora kujya kubiregera mu rukiko kugira ngo hafatwe icyemezo cy'agateganyo cyita ku rugo, ariko cyane cyane icyemezo cyita ku bana. Murabyumva? Abana rero n'urugo bigomba kwitabwaho cyane, urugo mukarufata neza, urugo mukarwitaho. Bireba bijyana ku iseswa ry'ishyingirwa naryo bibaho. Nigeze kubabwira ko abashyingiranywe bashobora gutandukana bikurikije ko habayeho iseswa ry'ishyingirwa. Ribaho rero bikurikije impamvu nyinshi zitandukanye, ariko iz'ingenzi itegeko ryashyizeho ni izi ngizi. Muze kumbwira ko namwe zibabayeho mwazihanganira. Sibyo? Impamvu ya mbere itegeko rivuga ni ugusambanya. Sibyo? Umugore wawe najya gusambana bifitiye ibimenyetso, ukamusanga ari kumwe n'undi mugabo, cyangwa se wagiye mu kazi ukamusangana n'undi mugabo yinjije mu rugo rwawe, uzabyemera? Nene yahise agira ikibazo, ndabona hasa n'uhungabanyeho gatoya, tese ndamusubiza ko nzabyemera kuko yarambwiye ko ubusambanya bwemera, cyangwa ngiye kubihakana? Wowe mugore n'umusangana n'undi mugabo n'undi mugore bizagenda gute? Bahise azunguza umutwe kandi imbere yambwiye ati nabyemera. Sibyo? Birakomeye rero itegeko rirababwira ngo muzirinde ubusambanyi, kuko sibyo? Kuko busenya iki? Urugo. Butera amakimbirane hagati y'abashyingiranywe. Nta numwe wabwemera. Kandi mbahaye ikintu gifatika, bibaho pe. Ukajya ku kazi ugasanga mu rugo rwawe haryamye undi mugabo. Uzahita umubwira ngo ni karibu se no muri saro tuganire dusangire no ku karahure? Byashoboka? Cyangwa muzadutabaza muvuge ngo muzane na ribu, dore
iwanjye habereye amahano sibyo na polisi twese tugahurura kiba ari ikibazo gikomeye cyane rero itegeko rirababwira ngo muzirinde iki ubusambanyi ni ingeso mbi kare nigeze kubabwira ngo inshingano ya mbere ni iyo kugira gute kudahemukirana gusambana n'ubuhemu bukomeye cyane ku bashyingiranywe ndiro muzanyurwe hagati yanyu nigeze kubabwira ngo murebane kare akantu nababwiye karakomeye kababwiraga ngo uyu munsi umureba arakunyuze azakomeza kunyure ubuzima bwanyu bwose sibyo umunsi nta kunyuze habejo haba nejo bundi rero niyo mvuze ejo nejo bundi buriya ntabwo mbavuze ngo ejo ni kuwa gatanu ntabwo mbavuze no kuwa gatandatu ya ni mu myaka ya kera sibyo azakomeza kunyure indi mpamvu ishobora gutuma bashyingiranywe batandukana burundu nungo turugo kumwe mu bashyingiranywe igihe cy'umwaka wose warataye urugo rwawe jewe Tazama Eric maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe nemeye n'agahato ko wowe umutoni Naila baby umbera urongera utangire baby Njyewe Tazama Eric maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe nemeye n'agahato ko wowe umutoni Naila umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe umutoni Naila Subiramo. Njyewe umutoni Naila maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe urongera utangire urahira ntabwo ugarura ukuboko kugufata hejuru bw'ubwihano ubanza wihangane emosiyo rwose z'ibyishimo bityo wihangane gato iyo ugaruye ukuboko uvuye ku ndahiro Njyewe umutoni Naila maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe nemeye n'agahato ko wowe Tazama Eric umbera umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.